abantu benshi nanjye ndimo iyo bakura cyangwa bamaze kuvuka uko bagenda bakura tugenda dukunda igisirikare ndetse n'abasirikare bitewe n'ukuntu tubona batinyitse ndetse n'uburyo babambaye. Ariko hari ibintu byinshi tugenda twibaza, ese iriya myenda babambaye ndetse n'ariya mapeti yabo cyangwa se ariya malanka akurikirana gute mu ruhe rwego? Iki kibazo abantu benshi bakunda kukibaza. Niyo mpamvu kano kanya ngewe naje nka NG Batista kuri GB Info Rwanda kugira ngo nkibasobanurire. Ubundi muri rusange amapeti ya gisirikare agenda kurikirana mu buryo bugiye butandukanye bitewe n'igihugu cyari cyo. Ariko muri rusange mu ngabo nyinshi z'ibihugu bigiye bitandukanye amapeti arimo nibura ibice bitatu cyangwa se ni ibice bitatu by'amaranka agiye atandukanye. Muri ibyo bice bitatu harimo abasirikare batoya, harimo abasirikare b'abofisiye batoya abo bita ba junior officers, hakabamo n'abasirikare bakuru abo bita ba senior officers, hakaza n'icyiciro cya kane ari nacyo cyanyuma cy'abasirikare be mu rwego rwa general cyangwa abagenerali. Noneho mu bihugu bimwe na bimwe nko mu Rwanda amapeti agiye kunda kuvugwa cyane kandi amenyekanye cyangwa yagiye amenyekana naya ngaya ngiye kukubwira akurikirana muri ubu buryo. Ndaza no kukubwira ibimenyetso byayo ndetse n'amalanka yayo ku buryo nuzajya umubona cyangwa se aho mwahuriya hose uzahita umenya ngo uyu musirikare iri peti rye ni iryiri cyangwa se iri lanka ry'umusirikare ni ubu bwoko. Ubundi habanza private, hagakurikiraho corporal cyangwa caplar, hagakurikiraho sergeant, hagakurikiraho staff sergeant, hagakurikiraho warrant officer. Hari warrant officer 1 na warrant officer 2 turaza kubireba. Hagakurikiraho second lieutenant, hagakurikiraho lieutenant, hagakurikiraho captain, hagakurikiraho major cyangwa se major, hagakurikiraho lieutenant colonel, hagakurikiraho colonel cyangwa colonel, hagakurikiraho brigadier general, hagakurikiraho major general, hagakurikiraho lieutenant general, hagakurikiraho general muri rusange. Noneho reka turebe ngo aya mapeti agiye ameze gutya akurikirana gutya afite ibihe bimenyetso cyangwa se amalanka yayo agizwe n'iki. Iyo usuye urubuga rwa RDF, urubuga rukorera kuri internet cyangwa se kuri murandasi rwa RDF rwitwa rdf.gov.rw, bakwereka uburyo amalanka cyangwa se amapeti ya gisirikare cyane cyane wenda mu ngabo z'u Rwanda agiye ateye cyangwa se agiye yubatse. Niyo mpamvu rero kano kanya ngiye kubabwira ngo ari amalanka yose cyangwa se ari amapeti ukagenda kurikirana ateye gute cyangwa se ahagaze mu buhe buryo. Ibi ngibi rero ntahandi hantu wayibona ni kuri GB Info Rwanda. Nkuko nabibabwiye rero amapeti cyangwa se amalanka agiye akunda gukurikirana mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no hafi ku isi muri rusange. Ngiye kubabwira ibimenyetso byayo ndetse nifashishije urubuga nyine rwa internet rwa RDF rwa www.rdf.gov.rw. no kuvuga ngo rero reka duhere hasi tuzamuka tujya hejuru. No kuvuga ngo ipeti rya koplo, ipeti rya koplo ni ipeti rifite utuvi tubiri tw'umuhondo, n'utuvi tubiri tw'umuhondo. Uzaribona wese azaba afite yambaye koplo cyangwa se caplar. Ipeti rya sergeant ni ryo tugezeho. Sergeant aba afite uturongo dutatu tw'umuhondo. Iryo peti umuntu uzasanga aryambaye azaba yambaye ipeti rya sergeant. Noneho tugeze ku ipeti rya staff sergeant. Ipeti rya gatatu rya staff sergeant n'uturongo tutatu, hanyuma aka gatatu ko hejuru kakavi ko hejuru kazaba gatwikiriwe n'akandi kantu kameze nk'akantu k'agatriangle hejuru. Icyo gihe azaba yambaye staff sergeant. No kuvuga ngo sergeant major cyangwa se sergeant major azaba yambaye utuvi tubiri ndetse n'aka gatriangle. Kano kavi ka gatatu kazaba kameze nk'ari triangle ariko hejuru hari kandi gasa naho kihesemo. Uraza kubibona kuri iyi video. Icyo gihe azaba yambaye staff sergeant. Hanyuma twageze kuri warrant officer 2. Warrant officer 2 azaba yambaye utuvi tubiri ndetse akavi ka gatatu hariho kakayina babwiye kameze nk'agatriangle
akavi ka gatatu kazaba kameze nk'agatriangle, hejuru hari utundi turongo tubiri dusa naho twigonze cyangwa se twikasemo turenga kuri ako gatriangle. Hanyuma hagati y'utwo tuvi tubiri icyo gihe azaba ari warrant officer 2. Noneho warrant officer 1 azaba afite twa tuvi tubiri nababwiye, azaba afite twa tuvi tubiri nababwiye, akavi ka gatatu kameze nk'agatriangle, noneho hagati yaho harimo akanyenyeri, hejuru yaho noneho hari twa tundi tubiri twa turongo tubiri dusa naho twihise tureba hasi. Uwo ngo azaba ari warrant officer 2. Noneho twageze kuri second lieutenant cyangwa lieutenant wa kabiri azaba afite inyenyeri imwe. Igihe cyose umuntu uzasanga afite inyenyeri imwe azaba yambaye second lieutenant. Noneho lieutenant full cyangwa se uwo twakita nka lieutenant wuzuye azaba afite inyenyeri ebyiri. Hanyuma ubwo nyuma yo kuva kuri lieutenant mujya mwibona cyane, duhita tujya ku muntu wambaye captain cyangwa se captain aba afite inyenyeri eshatu. Icyo gihe umuntu wese wambaye inyenyeri eshatu by'umwubahira cyane, kandi nubwo bose bakwiye kubaha, ariko umuntu wambaye izi nyenyeri eshatu nawe niwo kubahwa cyane, aba yambaye captain. Hanyuma nyuma ya captain tuzasanga umuntu witwa major cyangwa se majoro, azaba yambaye ikirangantego. Igihe cyose uzabona yambaye impuzankano yiwe cyangwa se teni yiwe, hanyuma hariya haba hari amarank cyangwa amapeti, hari iki kirangantego, ujye umenya ngo uyu muntu mpuye nawe cyangwa se uyu muntu nicaranye nawe ni majoro cyangwa se major. Hanyuma twagiye kwitwa lieutenant colonel cyangwa lieutenant colonel azaba afite inyenyeri imwe hasi ndetse hejuru hariho ikirangantego. Icyo gihe uwo muntu rwose wambaye impuzankano cyangwa se teni yiwe yambaye afite inyenyeri imwe ndetse n'ikirangantego, uwo muntu azaba ari lieutenant colonel cyangwa se lieutenant colonel. Hanyuma nyuma ya lieutenant colonel turahasanga uwitwa colonel cyangwa se uwitwa kano azaba afite inyenyeri ebyiri, cyangwa se colonel aba afite inyenyeri ebyiri ndetse n'ikirangantego hejuru. Icyo gihe rero nuhura n'uwo muntu ufite inyenyeri ebyiri ndetse n'ikirangantego hejuru azaba yambaye kano cyangwa se colonel. Nyuma ya colonel haza wo bita brigadier general. Bo twageze cyangwa twinjiye muri cya gice cy'amaranka cyangwa se cy'amagrades cyangwa se cy'amapeti yo hejuru ku rwego rwo hejuru cyane. Uyu muntu rero witwa brigadier general cyangwa se brigadier general, uyu muntu azaba ku mapeti yiwe, kizamukubwira ko ari brigadier general, azaba yambaye impuzankano yiwe iriho inkota ebyiri zisa naho zinyuranyemo, hejuru yaho hariho akanyenyeri kamwe ndetse hejuru y'akanyenyeri kamwe hari ikirangantego. Uwo muntu rero azaba ari mu rwego rwa brigadier general. Hanyuma nyuma brigadier general hazaho major general cyangwa se general major rero uyu nawe ni umuntu ukomeye cyane. Uyu ni umuntu ukomeye cyane. Ikizakubwira ko ari general majoro nuko uzasanga kuri teni yiwe cyangwa se ku mpuzankano ziwe hazaba harimo iza nkota ebyiri nababwiye zinyuranyemo, hariho n'inyenyeri ebyiri hejuru yazo ndetse hariho n'ikirangantego. Icyo gihe umuntu uzaba umeze gutyo, inyenyeri inkota ebyiri zinyuranyemo, inyenyeri ebyiri n'ikirangantego, icyo gihe umuntu azaba ari general major cyangwa se major general. Hanyuma nyuma ya major general turahasanga umuntu ukomeye cyane yitwa lieutenant general cyangwa lieutenant general. Uyu mugabo cyangwa se uyu muntu uzasanga yambaye kunguku ni umuntu wo kubahwa cyane kandi wo guhereza icyubahiro nyina kuye birumvikana. Azaba afite za nkota ebyiri zinyuranyemo ku mapeti yiwe cyangwa se ku maranka yiwe. Kizamukubwira azaba afite za nkota ebyiri zinyuranyemo, afite inyenyeri eshatu zikurikiye ndetse hejuru hari cya kirangantego nababwiye n'ubundi kiwe. Uwo muntu rwose igihe uzamubona uzamenye ngo uyu nguyu ni lieutenant general. Hanyuma nyuma y'uwo muntu rero haza umugaba mukuru w'ingabo cyangwa se ubahagarariye bose ariwe general cyangwa general azaba afite za nkota ebyiri zinyuranamo ndetse
anafite n'inyenyeri enye zikurikira za nkota ebyiri zinyuranamo, ndetse hejuru yiwe hari ndetse n'ikirangantego. Iki cyegeranyo rero nagiteguye nifashishije ibitabo nagiye nsoma kuri internet nk'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye za Forbes, ndetse by'umwihariko kugira ngo tubashe kubyumva neza nifashisha ndetse n'umuyoboro wa internet cyangwa se umuyoboro wa murandasi dukurikiranaho ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zacu twubaha RDF twese dukunda kandi dushyigikira, ni www.rdf.gov.rw. icyo gihe nawe ushaka kujyaho ngo wihere amaso wageraho rwose nta kibazo. Njye wabagezagaho ibi biganiro cyangwa se kino kiganiro nitwa NG Batista, YouTube channel ni GB Info Rwanda. Nakurikira rero kugira ngo ujye ubana natwe, kuri subscribe dusangize bagenzi bacu ndetse n'abagenzi banyu kugira ngo tujye duhora tubana mu buzima bwa buri munsi, kandi nabifuriza kugira impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.